Ibihe byiza wowe uri kudukurikirana kuri chaine yacu ya YouTube. Ni kenshi njya nkora ibiganiro abantu bakambaza uti se ni gute umuntu yamenya message ziri kuza muri telefone y'uwundi? Ushobora kuba ufite nk'umusheri wawe, ushobora kuba se ari umuntu uhaye telefone, ushobora kuba ari inshuti yawe, ikindi ushobora kuba ari umwana wawe uri kuvuga uti se ni ibiki aba arimo, ni utuhe duhungu tumwoshya, ibintu nk'ibyo. Ashobora kuba ari impamvu nyinshi zatera umuntu gushaka kumenya ibintu biri muri telefone y'undi, ushobora no kuba ari ibimenyetso uri gushakamo. Ibyo byose nibyo ubu tugiye kurebera hamwe, ukuntu wamenya buri message umuntu yakiriye kuri telefone yiwe utarinze kuba uyifite, ahubwo ukaba warabihuje ku buryo buri message yose yakiriye n'iyo yasubije byose bihita bikugeraho ako kanya aho wibereye. Njyewe uri kubikugezaho ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkwibutsa ko wakora subscribe mu gihe utarayikora, kandi nawe wayikoze ukajya wibuka gutanga like kuri video mu gihe wayikunze. Haba hari n'ikintu utumvishe neza cyangwa ikintu ushaka gusobanuza cyangwa se inyunganizi ukatwandikira muri comment. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kureba buri message yose telefone y'umuntu yakiriye nubwo ataba ari iyawe. Nubwo yaba atari iyawe rwose birakunda. Uyu munsi tugiye guhera kuri WhatsApp, ukuntu wahuza WhatsApp message za WhatsApp zose umuntu yakiriye ukajya nawe uhita uzibona muri noza yawe, mu mashini yawe, warabihuje utarinze kujya kwirirwa ngo hari ukuntu wenda nk'abantu bafite abasheri barabizi, ujya nko kutira telefone sheri wawe ugasanga message zose n'ubundi yarazisibye, wajya kuyirebamo ugasanga yarazisibye. Ariko aka kantu ngiye kubereka ko iyo ugakoze biba birangiye, buri message yose yakiriye n'iyo abonye, ni buri message yose nyine, buri message yose uhita uyibona, yaba ibyo yanditse nawe yaba bamwandikira, byose uhita ubibona neza ku mashini yawe utarinze uva n'ahantu uri. Reka dutangire twihuse cyane. Uraza muri Chrome yawe, umuntu ufite imashini azi Chrome, cyangwa ushobora no kuba ukoresha izindi harimo za Firefox cyangwa ukoresha za Microsoft Edge, nabyo bibaho, ariko ngiye nkoresha ni Chrome. Chrome ni kimwe na Google, abantu mutabizi, Chrome nyine aba ari kimwe na Google. Warangiza ukaza kuri Chrome, urabibona iyo ukijya kuri Chrome n'ubundi bahita bakwereka ya magambo ya Google, n'ubundi Chrome ni nk'aho ari kimwe na Google. Uba ugomba kuba wanateguye iyo telefone, ugahita usacingamo ijambo WhatsApp website. Ako kanya we wandika ijambo WhatsApp ukongeraho web bisobanuye website, bahita bayiguhereza ukayiklikaho. Ukimara kuyiklikaho ugategerezaho, ntago bitinda, ni umwanya mutoya cyane rwose. Ubaye uri umuntu uzi kwihuta, n'iminota 2 rwose ntago yashira, n'ako kanya ntago bitinda. Ukimara kuyifungura gukanda kuri WhatsApp, kuri la website ya WhatsApp, ni ibingibi bita biza, ahita haza aka kantu kaba gasobanuye ko ugomba kubanza ugasikana ya noza yo muri telefone. Uhita ufata ubwiyo phone, ikintu uhita ukora rero nta kindi, uhita uzana iyo telefone, urumva, ukajya muri WhatsApp yayo. Muri WhatsApp yayo haba harimo ahantu ukuntu nyine ushobora kubihuza byihuse kandi nta n'iminota 2 bisabye. Uraza wowe ugakanda kuri utu tudomo 3 tuba turi hejuru. Abantu bakoresha iPhone bo haba handitseho ko ari abakoresha iPhone ho haba handitseho ko ari settings. Warangiza wamara kudukandaho utwo tuntu 3, hano iyo ubaze hano hari akantu kaba kanditseho ngo link device. Sinzi nimba muri kukareba, ako kantu ni kwita ukandaho ka link device.
bahita bakwereka uburyo ari akantu k'icyatsi gahita kazaho uburyo ushobora kurinkinga, uburyo ushobora guhuza imashini yawe ndetse na telefone bitakuruhije cyane. Birumvikana yuko uhita ubihuza, buri mesaje yose igiye kuri telefone ikajya ihitiza no mu mashini. Byumvikane yuko uramutse ubikoze nko kuri telefone y'undi muntu, buri mesaje yose yajya yandikirana wajya uhita uyibona ku mashini yawe, ndetse ako kanya akiyohereza n'iyo bamwoherereje ikahita iza ku mashini yawe. Ako kantu ugakandaho ka link device, muri kukabona gutya muri telefone, muri kukabona. Wowe icyo ukora uraza ukagakandaho, bahita bakwereka katurebe ikintu bahita bakwereka akantu QR scanning code, ukuntu uri buscaninge ino code iba yaje mu mashini, nibyo bahita bakwereka. Wowe icyo ukora uraza ukagatungereza neza ahangaha ku mashini yawe, nk'uko waba ugiye gusikana, nk'uko nyine ibintu byo gusikana murabizi, ama QR code iyo ikimara kuyifata neza, telefone ikimara gufata imashini uhita uyibona ko itangiye kuroginga in. Uri kubibona ko imashini yanjye yatangiye kuroginga in. Hano handitseho ngo loading your chats, haba hari kuzamo ya machat yose ari muri telefone, ya machat yose wacatanye n'umuntu mwavuganye, ibintu mwavuganye, ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo. Urabona ko chat zanjye zose, kanze mbibereke neza, urabona ko chat zose uko zimeze mu mashini niko zahise ziza no muri telefone. Uko zari zimeze muri phone ni nako zahise ziza mu mashini. Reka nze mbibereke neza, murabibona chat zose uko zari ziri ku mashini nako zita ziza uko zari ziri kuri phone nako zita ziza mu mashini. Muri kubibona neza, abantu bose muba mwavuganye kuri phone, umuntu wakwandikiye ibiki. Reka turebe wenda nk'uyu muntu unyandikiye aka kanya, ni urugero, turebe nimba nimusubiza birahita biza no ku mashini. Reka nze mbikwereke neza kugira ngo uhite ubibona, wenda kamusubizeho nk'akantu gatoya, wenda ikintu cyakoroha kanandikeho nk'udutima kugira ngo bihite bigaragara neza muri kamera. Kandebe kanshyiremo udutima. Noneho urabona ko kuri mashine uriya muntu ariho yari amaze kunyandikira, ariko ntabwo ndamusubiza. Reka turebe nimusubiza kuri phone se no ku mashini birahita bijyaho. Dore kuri phone ndamusubije, musubije udutima, ndizera neza ko muri kubireba, udutima twagiye. Urabona ko nyimwandikira ako kanya no ku mashini utwo dutima tuhise tuzaho. Urabibona ko ari abantu bamwe, ni umuntu umwe nandikiye. Urabibona neza ku mashini ndetse no kuri telefone. Mwandikiye kuri telefone, ako kanya message mwandikiye no ku mashini ihita izaho, nta munota nta segonda riciyemo. Ako kanya ni ibintu byita byikora, ku buryo buri message yose umuntu yajya yandika cyangwa asubiza, cyangwa iyo bamwandikiye ihita iza ako kanya muri noza yawe, muri phone yawe. Nanze kwerekana nimero z'abandi neza, kuko kwerekana nimero z'abantu ntabwo ari byiza. Nimero yose wakandikira ako kanya ihita iza muri phone yawe. Ako kanya ni nk'urucabana, mu munota umwe, mu isegonda imwe bihita bizaho utarinze kujya kwirushya. Birumvikana yuko aba ari nka phone y'undi muntu wakoresheje. Message zose izo yajya asubiza, izo bajya bamwandikira, izo yajya asubiza, ibyo yajya agira iki, zose wajya uzibona bitakugoye muri ako kanya nk'ako guhumbya. Nk'uko mubibonye ko message zose wowe icyo ukora ni ukuza muri WhatsApp yawe, ujya muri Chrome y'imashini. Reka nongere mbigusubiriremo mo gatoya. Ujya kuri Chrome y'imashini ugasacingamo ahantu handitse
WhatsApp web, wowe wandikamo ijambo WhatsApp nk'ibisanzwe ukongeraho akajambo web kavuga website. Nze nkabereke neza mutazavuga uti hari ibintu mutabonye. Kanze nkabereke etse nze ndizera neza ko muri kubireba neza. WhatsApp web, sinzi nimba muri kubona iryo jambo aho ryanditse. Nshaka uburyo ndi buribone neza. WhatsApp web, mwaribonye. Iyo negerejeho kamera cyane bwo ntabwo bigaragara, murabyihanganira, ariko wandika ijambo WhatsApp ukongeraho akajambo byoroshye cyane kanditseho web, bisobanuye website, ukahita uyihuza na telefone yawe. Ni ibintu byoroshye, ushobora kuba atari na telefone yawe, ushobora kuba ari fone y'undi. Muri ako kanya kihuse rwose izo message uhita uzibona nta byo gutinda, mu mwanya mutoya bitakuruhije, mu kanya nk'ako guhumbya urabibonye ko message ucyandika kuri telefone no ku mashini ihita izaho. Message iyo ari yo yose wakandika ku mashini nako kuri telefone itiza no ku mashini, niyo wakandikira ku mashini ihitiza kuri telefone. Bivuze ko ari n'igihe umuntu ushobora kumwandikira wowe ukahita umusubiza ibyo ushaka uri ku mashini, ukahita umusubiza ibyo ushaka umuntu uri kuri telefone atari we ubyanditse. Ako ni akantu k'ubwenge bantu banjye umuntu aba bigishije. Dore mukore subscribe niba mukeneye n'utundi dutrick twose. Niba hari n'ikindi kintu cyose ushaka kumenya ndakikubwira, wowe cyandike muri comment umbwire uti muri video y'ubutaha dukorere ibi n'ibi. Ubutaha noneho video nshaka gukora ni ukuntu uhuza amajwi ya telefone, umuntu akajya ahamagara, uwo ahamagaye bigahita bijya biza kuri fone yawe ukumva ikiganiro cyose bari kugirana. Iyo video nayo niba muyishaka, niba hari umuntu uyikeneye rwose, abantu bayikeneye bajye muri comment bandike uti yiduhereze. Mu kanya nk'ako guhumbya nanjye murabizi nsigaye nsohora video buri munsi nta kuruhuka, ndahita nyisohora, ndahita nyibakorera muri ako kanya nk'ako guhumbya. Rero reka tuzasubire ubutaha. Umuntu utarakora subscribe ndamwinginze, ndamutakambiye rwose ayikore hakiri kare bigishyushye. Abandi bari kugutanga ubumenyi, bari kugutanga kumenya uburyo umuntu aneka undi, ibintu nk'ibyo. Ni njye njyenyine uzajya ubibigisha, kuko hano ni ukumenya buri kintu cyose cyose ushaka kumenya. Wowe mbwira uti ndashaka kumenya iki ngiki, ako kanya ndahita nkukorera video y'uburyo bikorwamo. Ciao, video y'ubutaha ntuzacikwe, wibuke gukora subscribe. Naho ubutaha.